Mwaramutse neza, turagarutse rero ni Professor No One kuri Instagram, ushobora kumbona nka The Coherent Coach. Ejo twari turi kumwe rero tuganira ukuntu wabaho mu gihe urimo, aho kugira ngo ukomeze muri gihe kuza nko kwa kundi amatungo inka cyangwa ihene zishobora kurya ibintu bikomeye ariko zikabigarura gukomeza kubinoza. Twe rero iyo dukomeje tunoza aho twaciyemo, igihe twababaye, igihe tutishimye, igihe twahombye, utwo tuvideo cyangwa udufilime twara mu bwonko bwacu bituma tubaho ahahise, kandi iyo turimo kubaho gutyo umubiri wacu uvubura imisemburo nk'iyo twari dufite tuba muri bya bintu bidutraumatiza. Icyo kintu rero kikaba atari cyiza. Ibyiza ni ukubaho mu gihe koko uriho, ukaba aricyo ubamo, wenda ukaba watekereza kuri future noneho ukayenkana mu gihe cya present, aho kugira ngo ube traumatize utekereza ku byahise. Uyu munsi rero tugiye gutekereza ku bintu nka bitatu tugiye guhuza kwa kundi tugira ishyaka ryo gutekereza ku bisekuru byacu, tukabihuza nanone n'umugani wa kera wa Epopée de Gilgamesh, dutinda cyane ukuntu Gilgamesh yashatse ubudapfa, yirutse kugira ngo avumbure ubudapfa amaze gupfusha. Ibi bintu turabihuza nanone n'umugozi twigeze kuvugaho witwa Complexe d'Oedipe. Complexe d'Oedipe ni ukuntu umwana w'umuhungu yumva agiriye ishyari se ashaka kumurimbura agasigara na nyina. Ibyo rero tugiye kubihuza. Reka duhere kuri Epopée de Gilgamesh. Gilgamesh nko mu myaka y'1800 mbere ya Yesu, cyambere ya Yesu, niho tubona yuko hari inkuru zabagaho zivuga ku muntu witwa Gilgamesh wari umwami w'umwaga, agakubita kambura kanyaga, noneho Imana zishatse kumunyaga, kumuhana, kumubabaza, zimuhuza na Enkidu. Ubwo byari ahantu ho bita muri Uruku ni nko muri Mesopotamia cyangwa muri Iraq. Noneho zimuhuza na Enkidu n'umugabo wabaga mu mashyamba abaho nk'inyamaswa abana nazo. Noneho zimuhuje nawe barahangana ariko bageze aho baba inshuti. Bamaze kuba inshuti, Gilgamesh abwira Enkidu ati iriya nyamaswa yitwaga Himpamba, iriya nyamaswa iba mu ishyamba tuzayice. Ariko Enkidu aramubwira ati iriya nyamaswa ni umurinzi w'ishyamba ntituyice. Ariko Gilgamesh arabimutegeka, inyamaswa barayica. Imana rero ziza kurakara, zica urubanza, ziravuga ati Enkidu agomba gupfa. Enkidu apfuye, Gilgamesh biramubabaza kugeza igihe yashatse kumushyingura, ariko avuga ati nzakomeza ngume ku ntumbi ye, kumurambo ye. We amushyingura nyuma y'iminsi 7 n'amajoro 7. Ubwo yahise ajya mu butayu, aragenda biba ibintu birebire, ahura n'ingorane nyinshi, ariko ashaka kugira ngo azagere kuri immortality, ukudapfa, agere kudapfa. Nyuma aza guhura n'Imana rero, ubwo n'Imana za kera, ibigirwamana. Arazibaza ati byagenda bite mwangarurira Enkidu umucuti wanjye wapfuye? Bamugarurira umwuka we gusa gake. Arawubaza ati aho wagiye bimeze bite? Aravuga ati hari umubabaro, inyo zirirwa ziturya, n'umubabaro umeze nabi cyane. Gilgamesh akomeza kubabara. Ibyo rero bitandukanye, ibyo byabaye kuri Gilgamesh bitandukanye cyane n'ibiba mu muco nyarwanda wo guterekera. Baterekera abasokuruza, ariko biturutse hehe? Biturutse kuri Complexe d'Oedipe. Complexe d'Oedipe twarayisobanurira abatarize psychology, ihuye cyane na cyo cyitwavugaga cy'ukuntu umwana agirira ishyari se kugira ngo asigarane nyina. Iyo rero Isa amaze gupfa, umwana byanze bikunze agira ako kantu ka traumatisme du survivant, avuga ati wenda urwango namugiriye, ishyari namugiriye nibyo bimwishe.
ibyo iyo ashatse kubikira abikirira mu guterekera. Buriya kintu gisunikira abantu mu guterekera, abadukurikira no kuri YouTube babonye yuko tuvuga ko guterekera ahanini nko kubikora iki gihe ntabwo ari byiza cyane, ntabwo ari ngombwa. Twabisubizaga rutanga rw'amaboko bitewe n'uko akenshi ubuzima uba utarujuje ushaka kubyuzuza uwuterekera amaze gupfa. Igihe utabayeho ubuzima bwuzuye uri kumwe nawe ushaka kubwuzuza yarapfuye, bitewe n'uko uba ufite guilt cyangwa culpability. Noneho wamuterekera ukumva utekanye. Ariko rero birashoboka ko wabaho ubuzima butekanye nka bwa bundi Yesu yavugaga. Yaravuga ngo yego yawe ibe yego, oya yawe ibe oya, ibindi were kwirirwa ubishyiraho. Ibyo rero urumva na Yesu nawe yadusunikiraga mu buzima butekanye kugira ngo ntituzaterekere. Ubwo tumaze kwiga ibintu byinshi, tubonye Yesu kuri yego cyangwa oya, ikaba idusunikira ku buzima butekanye igihe iri authentique. Noneho tubonye no guterekera ko biva muri culpability, ushaka kuzuza ibyo utujuje igihe umuntu wawe atarariho, cyane cyane w'umubyeyi kuko wari umufitiye ishyari. Gilgamesh rero nawe tubona yuko kwica ya nyamaswa yitwa Himpamba byari nka Edipe, gukuraho autorité, kuko Sigmund Freud yavuga complexe d'Edipe ntabwo avuga gushaka gusa kwikurura umubyeyi wawe w'umugore, ntabwo ari cyo ngicyo, ahubwo abashaka kuvuga gukuraho autorité. Kandi noneho ya nyamaswa bishe Gilgamesh na Enkidu ni inyamaswa yari ishinzwe kurinda ishyamba. Urumva yari figure autoritaire cyangwa figure parentale. Amaze kwica rero, amaze igihe inshuti yari imaze gupfa, yumvise ari coupable, atangira kugenda mu ishyamba mu butayu wenyine ashakashaka. Ibyo bintu rero duhuje byose, epope ya Gilgamesh, guterekera na complexe d'Edipe, byose twabihuza. Noneho tukavuga tuti kugira ngo twikuremo cya kidodo kituzaho igihe tupfushije abacu, cyane cyane ababyeyi, tujye tubaho ubuzima bwuzuye tukiri kumwe nabo, baba ababyeyi cyangwa abavandimwe cyangwa abandi bari hafi yacu, kugira tutazumva hari ukuntu dushaka kubaterekera cyangwa kubaturisha kugira ngo dutekane nyuma y'urupfu rwabo. Ahubwo nk'uko Yesu yabivuze koko, yego yacu ibe yego, oya yacu ibe oya. Yari The Coherent Coach, Professor Noah. Murakoze.